Abakunzi ba DJP Global Hub turongeye tubaye ikaze. Uyu munsi nta yindi nkuru ituzanye, tugiye kuvuga ku mugabo bita Paul Rusesabagina. Uyu Paul Rusesabagina yari yarakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda, gusa aza gutakambira Perezida wa Repubulika asaba imbabazi, yiyemeza kutazongera kwijandika muri politiki y'u Rwanda. None ubu akaba yongeye kubeshya amahanga agaragaza ko ubwo yafatwaga yasabwe kwemera kuyoboka agakorana n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ariko akabyanga. Rero tuje kuvuga ku makuru menshi yagiye atangazwa n'uyu mugabo, gusa reka tubanze dusubireho inyuma gatoya tukwibutse uyu mugabo Paul Rusesabagina ubundi byari bihagaze gute. Uyu mugabo yafunguwe ku mbabazi za Perezida wa Repubulika nyuma y'uko yari yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 amaze guhamywa ibyaha by'iterabwoba, ndetse yabigarutseho ubwo yaganiraga n'abambari be. Mu ibaruwa isaba imbabazi yandikiye umukuru w'igihugu Rusesabagina yagize ati: ndabizeza binyuze muri iyi baruwa ko nta zindi nyungu ntegereje, zaba bwite cyangwa iza politiki. Ibibazo bijyanye na politiki y'u Rwanda nzabisiga inyuma yanjye. Ibyo yanditse kwa 14 Ukwakira 2022 bimuhesha gufungurwa kwa 24 Werurwe 2023. Birasa naho yamaze kubyibagirwa burundu, ariyo mpamvu uyu munsi yongeye agaruka avuga ko rwose ubutegetsi buriho mu Rwanda bwamusabye kuyoboka ngo akorane nabwo, ariko akabyanga. Ngira ngo murabyumva hano uyu mugabo ibintu arimo. Gusa reka tubane tugusoreze hano kubireka uyu nguyu arasa nkaho yashize imuma akibagirwa icyamwirukansaga. Ku nshuro ya mbere Rusesabagina yavuze amagambo akomeye atari yarigeze ayavuga, byatumye abantu benshi batangira gushidikanya ku ireme n'ukuri kw'imvugo ze. Mu byo yavuze harimo kubwo yafungirwaga mu Rwanda, aho yari afungiye hari abandi bantu bari mu byumba bitandukanye n'icyo yarimo, mu gihe mu bindi biganiro yagiye atanga kuva yafungurwa na mbere mu rukiko yumvikanishaga ko yafunzwe wenyine. Aho mu byumve hamwe yavugaga yuko genda yivuguruza ko aho yari afungiwe yari yegeranye n'abantu, ahandi ati reka nari njyenyine, namwe murabyumva. Gusa uyu munsi yagarukanye imvugo nshya itandukanye n'ibyo yavuze kuva kera, kandi Rusesabagina yavuze bitandukanye n'ibyo yakunze kuvuga mu myaka yo hambere. Nuko ngo ubwo yafungwaga abayobozi ba RIB n'abo mu rwego rw'ubushinjacyaha bagiye kumureba bamusaba ko yakwemera akagirwa ambasaderi cyangwa minisitiri w'intebe. Ati: urashaka kuba ambasaderi? Wihitiremo igihugu tukohereza ukajya gukorerayo. Urashaka kuba minisitiri? Wihitiremo minisiteri turayiguha. Urashaka kuba visi perezida? Nabyo turabiguha. Umwanya tudashobora kuguha ni uwa perezida w'igihugu gusa. Ayo magambo nayo Rusesabagina yagiye yumvikanamo ibinyoma bisa no kuryoshya inkuru ashaka kwigarura abo abwira, kuko yaba mu rukiko, yaba mu itangazamakuru, yaba mu mabaruwa yanditse n'ibiganiro byakozwe n'umuryango we, nta na hamwe bigeze bavuga ibintu cyangwa se ibintu nk'ibyo. Ikiyongereyeho kuri ibyo ni icyo u Rwanda rwari kuba rugamije mu gushaka guha Rusesabagina umwanya urimo idateganywa n'itegeko nshinga, urugero nko kuba visi perezida. Wumvishe ko nabyo yagiye abigarukaho, kandi itegeko nshinga ry'u Rwanda twebwe tugira minisitiri w'intebe, ntabwo tugira visi perezida. Umwe mu basesenguzi yagize ati: ibi ni amakabyankuru no kubeshya isi yose. Ni gute umuntu yavuga ko yasabwe kwemera kuba visi perezida w'igihugu mu gihe mu mitegekere yacyo uwo mwanya ntawubamo? Namwe ibyo mubyibaza. Ubwo inyungu u Rwanda rwari kuba rumufitemo ni iyihe? Hanyuma se ni gute umunyabyaha, umuntu ukurikiranyweho ibyaha, umutaye muri yombi aho kugira ngo umukurikirane uhitamo kumuhembera ibibi bye, ukamuha imyanya ya politiki itabaho?
ibyo yavuze ni ukubeshya gusa n'ikimenyimenyi. Ibyo bintu iyo biza kuba byarabaye yari kuba yarabivuze, kuko ibyo yavuze biciriritse inshuro nyinshi kurusha ibi. ngira ngo muragenda mubyumva. Abo ni abasesenguzi bagiye bagaruka ku magambo yagiye atangazwa na Paul Rusesabagina. Rusesabagina yavuze ko ngo nyuma yo gusabwa guhitamo umwanya ashaka mu butegetsi bw'u Rwanda, ngo yasubije abari babimubwiye ngo agiye kubitekerezaho. Nyuma y'ibyo ngo yazengurukijwe mu mujyi wa Kigali yerekwa ibyo u Rwanda rwagezeho, abazwa impamvu ari kururwanya kandi rwo rukomeje intumbero yo kwiyubaka. Ibyo ni ibyagiye bitangazwa na Rusesabagina. Undi muntu waganirije, tubibutsa yuko iyi nkuru twayikuye ku Gihe, gusa natwe twifuza kuyigeza ku badukurikira. None undi muntu waganiriye n'Igihe yagize ati: nihe ku isi nzima mwabonye umuntu watawe muri yombi atemberezwa mu gihugu, atemberezwa ahantu runaka yerekwa ibyiza byaho? ni umukerarugendo se? Naho byabaye ko ukekwaho ibyaha afatwa gutyo. Ibyo Rusesabagina yavuze ni ubwa mbere nari byumvise mu isi nzima. Rusesabagina yavuze ko ubwo yajyanwaga muri RIB kwerekwa itangazamakuru yari ameze nabi, ari hafi yo kwitura hasi, kuko ngo yari yarafashwe nabi. Ibyo avuga bitandukanye n'ibyo yigeze kuvuga mbere. Uko ni ukuri guhari. Aho yari afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera, iyo yashakaga ibyo kurya yahitagamo ifunguro anyotewe uwo munsi, rikavanwa kuri hoteli, ndetse yanashaka n'umuvinyu wo kurenzaho akawuhabwa. Mu cyumba cye harimo menu y'amafunguro ya hoteli. Buri munsi abamushinzwe bajyaga gufata mu cyumba cye urutonde rw'ibyo yahisemo kuza kurya, ubundi bakajya kubimuzanira. Ndetse bivugwa ko rimwe na rimwe iyo hoteli ariyo yabigemuraga aho yari afungiye. Rimwe na rimwe hoteli yamugemuraga ibyo yashakaga. Bivuze yuko ibyavuze mbere by'uko yari afashwe nabi ni ibinyoma. Ndetse hari umuntu waganirije nanone Igihe wigeze kumusura aho yari afungiye. Ahageze Rusesabagina aramuzimanira ati: umunsi umwe narahageze twisangirira imbuto, aranzimanira. Rusesabagina yavuze ko kandi ko aho yari afungiye muri gereza ubuzima bwari bugoye, atahuraga n'abandi bagororwa, yahabwaga isaha imwe yo kujya kota neza. aya magambo tunyuremo nk'iryo mu ryawe ibiryo byose by'i Rwanda birahari, ibitoki, ibijumba. ahubwo basobanura ko abayeho neza kurusha abagororwa benshi. Yabaga mu cyumba kirimo ibitabo, igitanda, intebe yakiriraho bagenzi be bamusuye n'ibindi. Abari bafunganywe nawe bavuga ko nta kibazo na kimwe afite, kandi nabo nta kibazo bafite. Ntabwo mbona ibigo nkiza, ntegereje ameza nubwo ibintu biri hasi ibyo byose, utubati turimo turakorwa. Rusesabagina yabeshye kandi Rusesabagina yabeshye kandi aho yabaga muri gereza hari mu kumba gato katagira idirishya. torutire bavuga ngo muratotezwa. Yafashe amashusho agaragaza aho Rusesabagina ko harimo idirishya rya serivisi ni byaba yandi magambo n'abantu bameze neza. ahabanye no kugira uko ngo umunsi afungwa. Mu yandi magambo yavuze ahabanye no kuri ni uko ngo umunsi afungura, Radiyo Rwanda yari yatangaje ko Sena n'Inteko Ishinga Amategeko yateranye ikemeza ko Rusesabagina afungurwa. Ni ibintu bihabanye n'ukuri, kuko ifungurwa rye ntaho rihuriye n'Inteko Ishinga Amategeko, kuko ryari rikurikiye imbabazi za Perezida wa Repubulika. Nta na rimwe inteko ijya igira uruhare mu ifungurwa ry'umugororwa runaka.
ibyo ni ibintu byagiye bitangazwa na Paul Rusesabagina ndetse n'ibibeshyuza byagiye bifatwa cyangwa se amakuru yagiye afatwa igihe yari afungiye muri gereza Imageragere. Twagiye tubona ukuntu yari abayeho ndetse ibintu byinshi agiye atangaza, urebye ni ibintu by'ibinyoma gusa. Ariko nanone ibi ntabwo byabura benshi baharabika u Rwanda, ariko mureke natwe tujye dukomeza turebe ko twabeshyuza abo batangaza amakuru y'ibinyoma, natwe turebe ko twagira uruhare mu kubaka u Rwanda twifuza. Mukomeze mubane natwe mukora subscribe, amakuru nk'aya mujye muyabonera ku gihe. Murakoze cyane.